wagiye wumva ibiganiro byinshi bigenda bigaruka ku iyobokamana, nkaho wagiye wumva ibivuga kuri Bibiliya abanya-Ethiopia bakoze, ariko abazungu n'ubuyobozi bwa Roma bakayitesha agaciro bitewe n'ibintu byinshi yavugaga ariko batifuzaga ku isi imenya. Ethiopia buriya nayo ni igihugu gikomeye mu mateka y'iyobokamana. Twavuze ko Yesu kandi yari umwirabura ubwo byashyizwe hanze na Vladimir Putin. Uyu munsi tugiye kuvuga ku biremwa byavutse ku bakobwa beza bari mu isi ubwo abamarayika bazaga ku isi kwifata bikanga bikarangira babyaranye n'abo bakobwa, hakavuka ibindi biremwa bidasanzwe nk'uko twagiye tubisabwa n'abantu benshi batandukanye bagiye badusaba ko twazabakorera ku biremwa byitwa Nephilims, bakomotse kuri uwo mubonano w'ibyo biremwa byaturutse mu ijuru n'abakobwa beza bari ku isi. Nephilim, ibiremwa bidasanzwe byavuzwe muri Bibiliya, ni ibiremwa bwoko ki? Kuki byiswe Nephilim? Kuvuka kw'ibi biremwa byateje akahe kaga mu isi? Uhawe ikaze kuri Bwizi Entertainment. Nephilim nk'uko bivuga mu Itangiriro igice cya 3 kugeza ku murongo wa 4, ni ibiremwa by'ibikanka byavutse kubera umubano w'abana b'abantu ndetse n'abamarayika baje ku isi. Iyi ngingo irimo ubumenyi bwinshi kandi igirwaho impaka kenshi mu byo gusobanura byaremwe byera, bigatuma ibyo biremwa biba inyota y'ubushakashatsi mu bijyanye n'imyizerere haba no mu mico y'amadini atandukanye. Ibivugwa kuri Nephilim byumvikana mu buryo bugaragara mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Iki gice kivuga ko ubwo abantu bari bamaze kugwira ku isi, abana b'Imana babonye abana b'abantu barabakunda cyane bahitamo gushakana nabo, bituma havuka ibi biremwa byavuyemo abantu b'ibikomangoma cyangwa se abantu b'ibikanka. Icyo gihe isi yari yuzuye ubugome n'ubwiyandarike, ndetse nibwo Imana yafashe icyemezo cyo kurimbura abantu bose, hasigara Nowa n'umuryango we. Hari abavuga ko Nephilims bari bimwe mu byateye Imana gufatira ibihano isi, bikeka ko ari abahanga bemeza ko abana b'Imana ari abamarayika baguye bavangiye imibereho yabo mu byo mu ijuru ndetse no mu isi. Ibi biboneka mu gitabo cya Yuda igice cya 1 kugeza ku murongo wa 7, aho bivugwa ko abamarayika bataye imyanya yabo y'ikuzo, ndetse kandi bivugwa ko abana b'Imana bashobora kuba ari urubyaro rwa Seti, rushobora kuba rwarashakanye n'urubyaro rwa Kayini. Abo bari baranduye imibereho yo mu isi. Umwihariko wa Nephilim bafatwa nk'ibiremwa bidasanzwe y'indengakamere. Bibiliya ivuga ko bari abantu b'ibikanka bafite imbaraga zitangaje. Birashoboka ko ariyo mpamvu bari abantu b'ibikanka cyangwa se ibikomerezwa, kuko iki gihe kenshi hahoragaho intambara. Ibyanditswe ntibisobanura niba bari abantu b'inyama n'amaraso cyangwa se bakaba ibindi biremwa by'abantu bisanzwe. Ariko hari n'izindi nyandiko zivuga Nephilim mu bihe by'umwuzure, ubwo umwuzure wagombaga kurimbura ibiremwa byose byari ku isi. Hari izindi nyandiko zivuga ko Nephilim bongeye kubaho nyuma y'umwuzure. Umubare wabo ugaragara mu gitabo cyitwa Kubara mu gice cya 13 umurongo wa 33, aho intasi za Isiraheli zivuga ko zahasanze abantu b'ibikanka 8. Hari abavuga ko Nephilim bari bafitanye isano n'abagabo b'ibikanka. Mu bindi byanditswe by'idini muri Bibiliya y'Abayahudi yitwa Talmud, iki gitabo cyerekana imico ya kera. Nephilim bavuga ko bari mu biremwa byateje impinduka nyinshi ku isi, ndetse inyinshi zagendaga zizanira ibyago isi. Mu gitabo cya Enoke bivugwa ko abamarayika baguye ari bo bateje ibyago bikomeye cyane, kuko ari bo bakoze ibyaha byo kwigisha ubwenge abantu, ari nabwo turi kubona ko dukuramo iterambere rigezweho uyu munsi, ariko nyuma y'aho iryo terambere rikabazanira umuvumo. Tugarutse ku mateka ndetse n'iby'ubumenyi bugezweho, ibivugwa kuri Nephilim harimo ibitekerezo byinshi bishingiye ku myemerere. Ntihigeze hagaragara ibimenyetso bifatika cyangwa se amateka asobanura ko bariho. Nubwo bimeze bityo ariko ibivugwa kuri Nephilim bigaragara kandi muri sinema n'ibindi bikorwa byinshi by'ubuhanzi, kuko abenshi bakunda kubagaragaza nk'ibiremwa bidasanzwe, abarwanyi cyangwa se abagize uruhare mu mateka ya muntu. Mu gihe benshi bavuga ko Nephilim ari imvugo ivugwa n'abafite ibikorwa byo kwigereranya
n'abandi bantu badasanzwe. Hari abakomeje kubashakisha bifashishije ubumenyi bw'ikirere, archaeology cyangwa se inyandiko za kera. Nephilim nubwo ibyabo byabaye agatangaza, kugeza ubu nta bushakashatsi bwerekana ko bariho koko, ariko ubuzima bwabo nk'uko bivugwa muri Bibiliya bushobora kuba isomo ryo kwitondera ibintu byose bihabanye no gushaka kw'Imana. Gusa hari bimwe mu bintu bishimishije bishobora kwitwa utuntu n'utundi bishobora gutera amatsiko kuri Nephilim. Izina Nephilim ubundi ryakomotse he? Izina Nephilim ryakomotse mu Giheburayo, rikaba rifite inkomoko mu nshinga Nafal, rishatse kuvuga kugwa cyangwa se abaguye. Ibi byatumye bamwe bemeza ko ari abaguye mu cyaha, cyane cyane abamarayika baguye. Hari n'abavuga ko risobanura abatembagajwe, bishobora kuvuga ko ari ibiremwa byarwanye ndetse bikarimburwa n'Imana. Nanone wakibaza uti aba bantu bari banini ku rugero rungana gute? Bibiliya ntivuga uko banganaga mu buryo bw'ingano, ariko mu kubara mu gice cya 13 umurongo wa 33 abatasi b'Abisiraheli bavuga ko bumvaga bangana n'inyo imbere y'aba bantu bo muri Kanani. Ibi byatumye bavuga ko Nephilim bari bafite ingano idasanzwe. Bivuga ko bari bafite uburebure bugeze hagati ya metero 3 n'enye. Gusa kandi hari n'ahandi havugwa ko Nephilim bagize abuzukuru, kuko bashobora kuba bafite aho bahuriye n'abagabo b'ikanka bavuzwe nyuma y'umwuzure nka Anake, umuryango wagaragaye muri Kanani. Goliyati, umugabo muremure w'intwari, uyu mugabo nawe bivuga ko yakomokaga muri iyi miryango. Ariko nanone ukibaza uti abamarayika baguye bashobora kuba koko barashakanye n'abantu? Hari abavuga ko abamarayika b'Imana batashoboraga kugira imibiri isanzwe, bashoboraga gukoresha mu mibanire y'igitsina. Nyamara mu gitabo cya Enoki bivuga ko abamarayika baguye bifashishaga imbaraga zabo zidasanzwe kugira ngo bigenze nk'abantu basanzwe. Noneho turebeye ku iterambere ry'abantu n'ibiremwa bya Nephilim mu nkuru z'amadini, cyane cyane mu gitabo cya Enoki bivuga ko Nephilim n'abamarayika baguye bigishije abantu uburyo bwo gukora intwaro, gusudira no kubaza, ubuvuzi butari buzwi icyo gihe, inyigisho zijyanye n'iby'ijuru n'ubumenyi bw'ibanga. Nyamara ibi byari bigamije kubangamira umugambi w'Imana, bituma isi yuzura ibyaha. Mu mateka n'Abagiriki n'Abanyamisiri ba kera bafite ibitekerezo bisa n'ibya Nephilim. Ibuka nk'inkuru ya Titani mu Bugiriki bwa kera, cyangwa se ibigwari bikomeye mu mico y'Abanyamisiri. Abahanga bavuga ko ibi bishobora kuba byaratewe no gusobanura abantu b'ibihangange bikomeye. Bavuga ko bishobora kuba byaratewe no gusobanura abantu b'ibikomerezwa cyangwa se ibiremwa babonaga nk'ibidasanzwe byagaragaza ibimenyetso mu buryo bwa archaeology. Hari ibivugwa ko habonetse amagufa y'abantu b'ibikanka mu bice bya Amerika ya ruguru. Nyamara ariko ibyo bimenyetso bivuga ko bishobora kuba bikekwa ko byahimbwe, kandi nta gihamya yerekana ko byari ibya Nephilim nyirizina. Hari n'izindi nyandiko zivuga ko aba bantu aribo bavumbuye abadayimoni. Igitabo cya Enoki bivuga ko nyuma y'urupfu rwa Nephilim imitima yabo itigeze yemererwa kujya mu ijuru cyangwa se mu kuzimu, ahubwo yavuyemo abadayimoni bafite ubushake bwo kwica no kwangiza hano ku isi. Nanone ukibaza uti se kuki isi yose yashakaga kubarimbura?